ni bibi rwose. Ni bibi gucishwa bugufi. Gucishwa bugufi ni nka gisida, nko kugonga igikuta. Okay. Gucishwa bugufi ni ingorane, ni bibi. Yego. Wakwicisha bugufi ahubwo ni amahirwe, ni byiza cyane. Kuko ikimenyetso cyo gucishwa bugufi hari ububi gukoreye, ubifitiye ububasha n'ubushobozi. Biri gutuma abantu bakwiye kwicara bagacangura. Bacangura gute se nta wabibigishije? Kubibigisha hari abantu nabo bibiravuze ngo mu minsi y'imperuka amatwi yabo azaba barya. Yego. Undi arandika ngo bafite amatwi ntibumva. Yego. Undi arandika Paulo yandikira Timoteyo ngo bahora biga ariko ntibamenya. Yego. Ugatungurwa no kubona Imana idukoresheje nk'ibintu bikomeye. Yego. Bagatangira ko atebe ntabwo ari Imana, abana abakozi ba Satani bibintu se Imana yabikora. Ugasanga ibintu by'Imana babyambuye ubushobozi, babonye ko idashoboye hashoboye Satani. Noneho n'ibyo Satani koze akavuga ati ibi ni Imana pe. Kuvangura rero ibi bintu bantu mudukurikiye, bantu mukiri mu mihanda ku mugani wa mikrofone, bantu mudukurikira, muze mwicare mubanze mutekereze neza. Mumedite. Ndakwinginze come back. Umugani wa ya mikrofone. Bantu mukiri mu muhanda, ariko Mana turagushimiye ko ya mikoro itakivuga. Reka mbashimire kandi bifuriza kugubwa neza, bifuriza amahoro y'Imana itanga n'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwebwe tubana hano kuri Eva Mama Lionel, umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Niba uri burasirazuba cyangwa iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali hagati y'abadiaspora, aho umuntu wese wagerageje gukora subscribe hano kuri channel no kuri Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uraho neza Mama Lionel? Yego ndaho, ndashimira Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muyahorane. Okay. Nubundi rero dutewe iteka nuko tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Nshimira umuntu uratangira kino kiganiro kandi akagisoza. Nshimira umuntu uri buze guteraho comment, nshimira umuntu uri kandi kuri like. Imana y'amahoro imuha umugisha kandi mwishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma rero reka tubabwire ngo buri munsi tuba twifuza ko twaterana namwe munezerewe mwishimye. Niyo mpamvu ndasaba Mama Lionel aze kudufasha kudushyira imbere y'Imana, ubundi duterane cyangwa se mu kimwe dukore kino kiganiro turi mu bumwe n'Imana. Yego Mama Lionel, kaze. Mana urakoze cyane, neza yawe si ya none irasanzwe. Tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere. Dusabye imbaraga zawe mu buryo budasanzwe mu gukora iki kiganiro, utwiyereke. Umuntu wese ugiye kugitangira akagisoza, musabiye umugisha ukomeye cyane. Kandi umuntu wese ucyumva arwaye akire. Iki kiganiro gihindura ibintu byinshi ku muntu wese ugiye kucyumva. Munyantege nkabona imbaraga, w'amadeni yazengereje yishyurwe. Urakoze ko iri jambo rigiye kuva mu kanwa kacu, ugiye kurikurikirana, kuko ni n'imbuto itabora ijambo ryawe, kandi ukarindisha umwuka wera umuntu wese udukurikiye. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Amen. Hanyuma warumeze neza? Meze neza mu rwego bigaragara. Kandi ni hose, mu mutima no mu mubiri. Imana ishimwe. Maze iminsi nkurikirana ibiganiro, ndetse ubwo ndabyita ibiganiro cyangwa ni ijambo ry'Imana. Ese buriya live twayita nk'ikiganiro cyangwa n'amasengesho arimo ijambo ry'Imana? Amasengesho arimo ijambo ry'Imana. Maze iminsi rero nkurikirana amasengesho arimo ijambo ry'Imana abera kuri icano, avuga ngo wow. Ubundi hari igihe utinda aho udakenewe
kabyina cyane ku mabakwe yabyinnye cyane mu bakugeza ubwo kirazira bundi gutinda aho udakenewe no gutinda mu maso utagushaka. Yego. Buri ingorane abantu benshi bagiye bagira no gukora imbaraga nyinshi aho zidakenewe. Yego. Ugatinda no mu maso y'abantu batagukeneye. Ibyo bintu binaniza umutima n'ubwonko. Yego. Ahubwo bikaba byakuviramo ingaruka kugera aho ukenewe. Yego. Bagasanga imbaraga wazimariye aho batari bagukeneye. Uriya mu buzima nubona ahantu batagukeneye ntukahatinde. Nubona hari kampani itagukeneye ngo nuko wize cyane ariko ukabona ntibagukeneye. Yego. Jya n'ahandi ni Nyagasambu rirarema cyangwa ufungura ibyawe kampani yawe. Yego. Kandi na Bibiliya iravuga ngo ntukarye ibyo kurya by'umuntu ufite ijisho ribi. Niyo ubana n'umuntu utagukeneye ubyina imvura yaguye akakubwira ko umutera ivumbi. Yego. Gusa mvuze amagambo menshi ameze nk'aho umuntu wakomeretse kandi nta bikomere mfite. Ndahita nibuka umunsi hari umunyamakuru yigeze kugutumira. Vuge radiyo yagutumiyeho. Ni radiyo, ni kuri radio bamwita Dashim. Yigeze kugutumira arakubaza ngo mu rugendo rwawe ni igihe cyawe ukomerekeje ku buryo uvuga uti iyo ibi bintu bitaza kuba biri mu gakiza k'ijambo ry'Imana ubundi nayo ndakuramo nkarwana nkatera iki byankomerekeje. Ntabwo mbyibuka ngiye nkubajije nk'umunyamakuru kandi bambajije gusubiza ibyo yakabaye isubiza. Yego. Ibikomere se biri muri uru rugendo wa mubyeyi we ko bucya dukomereka ahubwo dusigaye ibikomere biza bigasanga twanyweye icyomoro. Ubundi mu buzima icyomoro Kagame hoya icyomoro mu Kinyarwanda. Icyomoro mwanyweye icyomoro. Waravuze icyomoro twaritsiritse naho ubundi baradukomeretsa nuko basanga twaritsiritse. Yego. Ese ugira ngo gutinda aho udakenewe aho nacyo ni igikomere. Ikindi gikomere cya kabiri ni ukwinjiza umuntu mu buzima bwawe wamwizeye ugakabya. Yego. Kuko agukomeretsa kugeza aho wamugejeje. Yego. Iyo wamugejeje kure mu mutima aho niho ageze. Yego. Ariko wamugejeje inyuma y'umutima ahakomereka inyuma, ariko wamwinjije imbere akomeretse imbere. Yego. Ibindi tuzajya tugenda tubivuga gake cyane cyane imbere y'abaganga. Hano ni imbere y'abategereje n'ubundi kongera kumudukomeretsa n'abashaka kuserebura bate burya cya kintu nakoze yarakomeretse intego nayigezeho. Ni gute uba wirinda yaba wakomeretse cyangwa utarakomereka, ni gute igikomere cyakugezeho wabasha kugihanduringa ukagikura ku buzima bwawe? Igikomere cyakugezeho. Yego. Uhita ujya muri agenda yawe aho wanditse iterambere ryawe. Yego. Kandi burya umuntu utagira uko mbisobanura mu Kinyarwanda. Urabona yewe umwaka iyo utangiye nandika iteganyamigambi. Yego. Iteganyamigambi y'ibintu nzageraho mu mwaka. Yego. Nkabyandika ibintu numva ngiye guhatanira. Yego. Kandi bigatuma njyama ntinze nkabyuka kare kugira ngo ibintu navuze ko uyu mwaka nzageraho mbigereho. Yego. Iyo rero hariho nk'ibintu binkomerekeje cyangwa umuntu ankomerekeje, itangira kubumbura hahandi muri agenda aho nanditse. Yego. Iteganyamigambi ryanjye. Yego. Mu iteganyamigambi ryanjye uyu muteramwako sinamuteganije uza kunkomeretsa. Kandi ikindi hari n'urwego ugeramo kumva ntugikomereka. Yego. Kumva waranabirenze wakumva nibiri gukomeretsa abandi ukavuga uti si ibintu mwamwigira ni ibiki. Yego. Bizuje muamuza gukina ahangaha niki. Iyo uzi yujya. Yego. N'uburyo uzahageraho kuko iyo nateguye ngo iki kintu nzakigeraho gutya.
nimba urugero hari ibintu bitatu nshaka gutunga mu mwaka kugira ngo mbigereho ni ukwima umwanya abagore cyangwa abagabo cyangwa abahisi. Kabiri, kugira ngo ibintu mbigereho ni ukubyuka kare nkaryama ntinze. Gatatu, ni uko nzatindana n'abantu bamfasha kugera kuri ibi. Ibyo bintu rero burya hari igihe uhita uba imbusane n'ibigukomeretsa ukaba warabaye imbusane nabyo. Uvuga si ubundi umuntu agukomeretsa, ari n'igihe umuntu banamwihaye. Akenshi umuntu adukomeretsa kubera ko mwegeranye, uritaza, uhora witaza. Umunyamakenga n'ikibi kije arakikinga. Akenshi umuntu agukomeretsa mwegeranye mwasakuranye, mujye mwitaza cyane icyo utazi n'umuntu. Yego. Hari uburyo ki bushoboka ku buryo wabana n'abantu bashaka gukomeretsa ntibagukomeretse kubera ko wabitaje cyane? Na byiza cyane, nkuko uwo muntu, abo bantu ubigiraho nka mukerarugendo wagiye muri parike gusura inyamaswa. Yego. Mukerarugendo iyo yagiye muri parike gusura inyamaswa hari protection cyambere abafite. Yego. Icyambere hari imodoka ugendamo iba iprotege. Yego. Mu rwego rwo kugira ngo inyamaswa itakurya. Itakurya. Ikindi hari aho uyisurira. Yego. Hari aho uyisurira. Ikindi hari iyo ubuzi ko igufashe yakurya, ariko nanone ukaba uzi ko uyirukansa ugenda nk'imvubu n'urugero. Imvubu kugira ngo ikurye nuko wakwirukanka ugenda urya, ariko ugenda wandika zigizage uriyeranje izo mvubu ntizikurye. Kandi izo zose nyine nizidukomeretsa, ziba afite karagiteri z'imvubu, zirwara n'iz'imbogo. Imbogo niyo umaze imyaka 5 warayihemukiye icaho ikaguhekenya. Imbogo cyangwa imvubu? Imbogo igira inzika. Igira inzika cyane, warayikomerekeje cyangwa ukayitera ibuye nko muri iki gihugu mukazahurira nko mu kindi no hashira imyaka 10. Yego. Ibiki kwibuka izo zose ni imbogo rero twirinda zidukomeretsa. Uwo muntu ushobora kubana n'abagukomeretsa. Yego. Kandi ukabona barimo barashaka no kugumya kugukomeretsa. Yego. Ariko bagasanga warisobanukiwe. Iyo wamaze kwisobanukirwa nka mukerarugendo kuri izo nyamaswa, uranazishyura. Uranazishyura kuko iyo tugiye kuzisura turishyura. Urazireba nyine ukabona nyine ni inyamaswa kuko ukabona dore impyisi, dore inguge, dore intare. Donc ukazireba nk'inyamaswa waje gusura. Ubwo aho barageze mu mavuta yo kudakomeretswa n'abantu, barageze mu rwego uyu muntu utamutindaho kuko hari n'igihe unyura no ku muntu ukabona gufite ishyari, baragutambukije. Nkanjye mfite amahirwe Imana yampaye muri isi yo gutambutswa ahantu hatambutswa bake. Saho nta kantu kakinene ko nshizemo, ariko ni nako kuri. Ari ibiro byanjye binyemerera kwicara ugahagarara. Yego. Ari imyaka ngize inyemerera kwicara ugahagarara. Yego. None ugasanga uwo muntu ndusha nk'imyaka 10 barantambukije, cyangwa ndusha titire cyangwa revo barantambukije kuko bitewe n'ikinzanye. Yego. Bitewe n'ikinzanye kandi bo batazi ariko kizwi ahonje. Yego. Ukabona nk'umuntu ajatse kugihekenya, kunungunika, kugira ishyari rigaragara. Ino rero ntibakigira n'ishyari rigihishira, basigaye barigaragaza no ku maso. Yego. Uwo nyine uramureba ugahita ushaka nk'inyamaswa umugereranya nayo. Yego. Ukabona rwose ni ikinyogote. Yego. Ukabona afite karagiteri z'ikinyogote, yikunkumuye rimwe yakurangiza, amacumu yakwica, yakujomba. Rero abantu bige kubana n'abantu babakomeretsa. Yego. Kandi wumve ko nta kibazo nyine nawe siwe. Ese ugira ngo we siwe, nawe ntabwo abariwe. Ese ugira ngo we yishimiye kugira umutima w'ubupyisi. Yego. Kugira ngo wanejejwe no kuba impimba. Impimba niki? Ni ibikoko nyine njya numva bavuga sindanabibona. Ugira ngo wanejejwe ugira ngo wanejejwe no kuba inguge. Nawe ntanejejwega no kuba mubi. Ese ugira ngo bo birabanejeje ko ari ibintu nabo byaje batazi aho byaturutse bituma bakomeretsa abandi. Yemba mbona hari n'igihe nyuma bavuga bati sorry. Basore. Mbona hari igihe nyuma bigaye batari kwa karaga filime twagakinnye nabe, maze rero gukomeretsa umuntu warenze ibikomere ni nko kujya gushingirira amashu. Yego.
hanyuma mama Leone hari akamaro abadukomeretsa badufitiye kuko wavuze ngo hari amazu abantu bajya gusura ari inyamaswa zigiye zitandukanye zikinjiza amadovize hanyuma hari igihe ugukomeretsa akugirira akamaro yego uyu muntu ugukomeretsa turanabashimira aba bantu ari abadukomeretsa ari abaturoga ari abatwanga ari abadufungira amayira aba bantu mu rundi ruhande dufite ukuntu tubashimira nuko ahubwo bati dekarara ngo bitubwire berure twanabashimira kuko icyambere batumye tutirara batuma tutirara ngo ntabwo najya kurya ahantu ngo bategure ibiryo babisengere nkomereje urumva barampumuye ubu hari ahantu nta kugama imvura iguye nkemere kanyagira aho kugira ngo nugame aho hantu ubu tuza abantu tutasaba rifuti tuza abantu tutakenera amamodoka yabo twagize n'ibirori ubu tuza abantu tutamvetasiyo kuko tuzi ko zaba zipfuye ubusa tuza abantu tutatumira mu birori kuko batubihiriza amafoto urumva batumye twiga kubaho twenyine tukigira barakoze badukuyemo ibintu byo kumva dukeneye amaboko yabo tubabuze twapfa subu nabaho nenda ndapfuye ndarya neko nari turabashimiye batumye tumenya kwigira gutekereza neza kubaho badahari batumye twiga kubana n'abantu babi urumva kubera kubana na wenda n'abantu bagukomeretsa bituma niyo wimukiye ahandi nkatwe tukiba mu bukode hari igihe mukira nko muri quartier imwe bakakubwira batutuye hehe umuntu agahora n'umuntu akakwaza ati sutuye he utintuye hana ati yo tuyeranye na wa muntu turambabaje ahubwo ugasanga ahubwo ari aratubabaje ari arambabaje ari we kuko hari abanyigishije mbere ye kubana n'abantu babi hari abantu babi twabanye imyaka myinshi banyigishije uko nzabana nawe ubundi karagitereza abadukomeretsa turazizi turazizi iyo ugize gutyo ukamugendera kure yavuga ukagira ngo ni radiyo cyangwa ukambara kuteri yavuga ijambo avuze ukarikuramo icyigisho urabona nka ririya jambo Goliyati yavuze ngo muzanye ngo akana ngo ndababagira ibisiga ririya jambo Dawidi yarikuyemo imbaraga zivuga ati ahubwo umunsi ndakwica haleluya amen urumva badufasha gukura baratwigishije dufite ikintu tubashimira baraduteguye mu myaka iri imbere nta muntu uzatunanira kubana nawe dukuyemo experience ikomeye cyane si nk'umuntu wanzinze ngo sinzashaka kanabibwira ko ntazashaka mu myaka 11 namaze narakowe nakuyemo experience ikomeye cyane yo kumenya ko umuntu yabana n'umurozi kandi akazabona akazatuma unandika n'izina hari igihe umuntu agutinza ariko agatuma uba umusitari yego hanyuma urakoze cyane ese mama Leone ukurikije ibibera muri iyi si experience uvuze uko uvuze buryo ki yenda nk'ubuhamya bw'aba abantu batabuzi sinzi niba nzongera kugirirwa ubuntu yenda ukampa details zose nyine kuri aba bitambutse kije kuri canimwe ndetse si imwe ni nyinshi cyane ariko niyo ubwiriza ugenda ubukoraho nyine uvuga uruvuze uti nkwambwiye ngo ntago nzashaka kanabimbwira akambwira ko ninashaka nazamubyarana ariko uyu munsi ukaba witwa mama Leone Yonso ukaba uri nyina w'ibitsina byombi nabyo ni ibintu byo kwishimirwa cyane hanyuma ukurikije ibi bintu by'abashaka kudukomeretsa cyangwa se by'ababa badukomeretsa ni gute cyangwa se ni iki kintu noneho umuntu udakeneye gukomereka yakwirinda gukenera ku bantu yaba bazi ko baramukomeretsa
cyangwa se mu kimwe abakeka ko bashobora kumukomeretsa ariko bataramwereka ko bamukomeretse. Imana iguhe umugisha. Noneho twinjire mu kiganiro cyacu cy'umunsi wundi. Yesu yaravuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Yego. Mugende mufite ubwenge. Kandi hirya y'ubwenge mutware n'intwaro z'Imana. Ashyiraho n'irindi jambo ngo mwirinde. Ukiri muri no timu y'abagukomeretsa, yego, cyangwa babona mu rwego rwo kugira ngo utazanarwara pressure yabo, ubundi hari urwego ugeramo ahubwo ukababangamira bakageza ubwo ari bo barwara pressure. Iki kintu gikoze muki, turakirwanya ntigicika intege, turakizinga ntikizingika, yego, tukivuga n'abahantu tukabona bongeye bagitumiye, yego, tuvuga ko ataberwa bugacya berwa, yego, tumuroga inyatsi bugacya gura indi nzu. Donc abo bantu mu rwego rw'imibanire yacu nabo, ndanakubwira ngo ubundi ubana n'umuntu ugukomeretsa kubera iki? Nimba ugeze no kuri urwo rwego rwo kuba wamujera. Iwacu hari umugabo wise umwana we mbana n'ushaka. N'Imana nayo iravuga ngo mbana n'abafite imitima imenetse. Ko ndi kumva hari n'umugabo nzi bitwa abana bashaka. Yego. None ndajya kubana n'abantu bafite imitima imeze nk'insyo n'ingasire zayo. Yego. Imana ubwo yarivugiye ko mbana n'abantu bafite imitima imenetse. Ubundi ndatinda mu murima w'umuntu ndwanya, ndatinda mu maso y'umuntu nkomeretsa, ndajya kwicara mu bukwe bw'umuntu nkomeretsa, ndajya gusangira nawe nkande. Abo habajemo n'akantu k'uburyarya. Yego. Ikindi, umuntu ugukomeretsa akenshi ubumuruta muri level, mu rwego, mu gukundwa, mu butunzi. Umuntu icyo ni ikimenyetso cy'uko unamuruta. Yego. Noneho ikintu usabwa ni no kwicisha bugufi imbere ye, kugira ngo ari igihe twemera tukigira nk'inzanga. Mu mbabare gukora icyo kinyarwanda kirumvikana cyane. Kigira nk'injiji, kigira nk'irobo, donc ukigira nk'aho utuzuye, kugira ngo bane n'abantu baciriritse mu myumvire. Yego. Kuko uwo muntu ugukomeretsa ubundi mu myumvire araciriritse. Ubundi se agakwiye kugukomeretsa. Haragushaka ubundi se arunguka iki? Umubabaro wawe uramwungura iki? Amarira yawe aramwungura iki? Uretse imishiya n'imitima mibi yagira yo kumva wababaza umuntu, ukabyimbisha umuntu, ugatuma azajya mu ijuru anyuze ruwa Faisal muri bombone. Yarwaye umutima wabyimbye, mubyimbisha imitima. Noneho bisaba kwicisha bugufi imbere y'uyu muntu. Akenshi n'igihe ababajwe n'uburyo ufite icyubahiro atagifite, uremera ukamanuka ugaca bugufi n'imbere ye kandi atakurusha icyubahiro. Sinzi umuntu, hari ibirori mperutse kujyamo, bahaye umuntu protokole yo kwakira abadamu. Yego. Ariko nkaba mbizi ko andwanya. Mbizi neza pe. Nawe tubiziranyeho ko andwanya. Hano ndahaketse. Amakuru ahubwo ibyabereye numva. Yego, kanicaza. Hanyuma ngo mpagere. Yego. Nukuri anyicaza ahantu hasuzuguritse, ariko ukabona arampamije, ukabona zikwa mpamije. Noneho aho riyo ntabwo gewe nkange nka marioneri ntubu mpamije. Yego. Kuko haraho ngera nkicara nkabona, hari ibihugu njyamo nkabona nkicara nkabona bampaye n'abandinda bambaye n'inifomo, bivuge gutyo mu bihugu by'abaturanyi, nkabona banyoherereje abantu bambaye inifomo bandinda. Yego. Urumva wanjye ndubashywe. Yego. Aho ako karaciriritse. Aho ndi kubwira umuntu ukomeretswa n'ubusa, ako ndikakomeretsa umuntu. Yego. Ese ako gufika umugani w'iri jambo nshaka kuvuga. Yego. Ukicisha bugufi rwose, nta kibazo. Nta kibazo rwose.
ugacya nimba ari n'icyo ukeneweho ukagikora, guca bugufi kugira ngo ukomeze wishyirwe hejuru, kuko guca bugufi ni ikimenyetso ubundi cyo gushyirwa hejuru. Haleluya, amen. guca bugufi ni ikimenyetso cyo gushyirwa hejuru. Yego, hanyuma se Mama Marione, hari abantu bacishwa bugufi, hari n'abicisha bugufi, abo bantu bantandukanyiriza. Reka mbatandukanye nifashishije Bibiliya. Yego. Imigani igice cya 22 umurongo wa 4. Yego. Haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, yego, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Luka 14:11. Yego. Ho hakavuga ngo kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Niyo mfashe igiswahili. Asifiwe. Nta murokore utazi igiswahili. N'uwihannye ejo iyo avuze kwa jina la Yesu abavuze igiswahili. Nta murokore utazi igiswahili. Kwa jina. Nanjye ndakivuga. Hanyuma. Yego. Gucishwa bugufi ni bibi. Rwose. Ni bibi gucishwa bugufi? Gucishwa bugufi ni nka gisida. Nko kugonga igikuta. Okay. Gucishwa bugufi ni ingorane, ni bibi. Yego. Wakwicisha bugufi ahubwo ni amahirwe, ni byiza cyane. Kuko ikimenyetso cyo gucishwa bugufi hari ubu bigukoreye. Ubifitiye ububasha n'ubushobozi. Kugira ngo ucishwe bugufi ushoborwe. Ushoboke. Nuko haruba abifitiye ububasha n'ubushobozi. Yego. Urugero. Katujye mu isi tubona kujya muri Bibiliya. Umuyobozi ukuriye undi ashobora kubona uri munsi ye abifiteho ububasha kubera imyitwarire runaka. Yego. Akamwambura inshingano abacishijwe bugufi. Bitangiye kuza none. Yego. Ubucishijwe bugufi kabisa. Yego. Kandi warananiwe kwicisha bugufi hakiri kare. Yego. Ubundi nicyo gishobora abantu banze kwicisha bugufi bishidukicishijwe bugufi. Urundi rugero. Satani ari we Rusaferi, subwira Kirisitu nere. Satani na Rusaferi. Buriya iri Kirisitu ni Satani. Kuko iryo yaribatijwe agiye amaze gukurwa mu ijuru. Yego. Buriya Satani yakoze umubare nabi, ashaka icyubahiro kitangana n'uko angana. Yego. Ashaka kubahwa nk'uko Yesu yubahwa. Ashingiye ku karirimba amajwi agasohoka ari 12, akumva arashaka ko nawe bamwikubita imbere bamuramya kandi bidahura. Atangira kuzana itiko. Bituma acishwa bugufi, arakonkomorwa yoherezwa ino wasi ububonyeshyano. Aba hajemo akantu ko gucishwa bugufi n'ubuntu bw'abarashya. Ahantu atarenga nawe arabizi ko acishijwe bugufi. Ubu kuntirwa abeshya abavuga butumwa n'abahanuzi n'abapasiteri babwira ko azabaha icyubahiro na visa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko nyine migrasiyo ko yashyizweho n'Imana. Mbwira nk'ibintu nka 3 Satani yashyizeho, ahubwo aza kurwanya ibyashyizweho. Yakorera mu biro by'abantu. Hari umuntu wavuze yuko nyine se yayigabanye. Yabi nkande. Yaremye se. Uyu munsi yigeze kubwira Yesu, yaramubwiye ngo nopfukama kandamya ndaguha biriya byose. Ni yahise kubita squata se. Kubera ko ari guhangana n'Imana, ariko ahanganye n'umwana w'umuntu ubumuntu byo ngo amukubita passport n'amaviza ngo ni hariyo n'amafaranga menshi. Muri iyi minsi hari abantu bamaze iminsi bari kwakira amafaranga kuri social media, nagiye kubona mbona bamwe atangiye gucika busizore. Hari n'akantu mfite gucika busizore, ako kantu nako n'akantu katariko. Nene se iyo umuntu ngo yitabye busizore aba yaciyeho nyine mu buryo butemewe n'amategeko.
ayo mafaranga se ubu ko nzi ko abantu benshi badakorera imana. Yego. Abantu baba bazi inzira z'amafaranga ava ikuzimu bakagumya kunywa inzoga z'icyuma aho hepfo ntibajya kwifatira amafaranga kwa satani. Bamwe ngo ni amabyi ya satani. Mama Lionel yituma hehe ngo tujye tujya gutegayo po. hari n'umupasiteri yaravuze ngo gajya ko murivugisha ngo amafaranga ngo ni amabyi ya satani, ngo muzanyereke aho yanese njye kumwihehera. Ni ukuri najya gutegayo po. Ariko igihe ari cyo ni kimwe, tuve mu bintu by'urwenya. Mama Lionel, satani atanga amafaranga gute se, ariko kondisiyo ze n'umwanya bimara abantu nibyo batinya. ni hese ayatangira iyo umaze kuyabona mu mujyi oya ntago ari mu mujyi, nta nubwo ari ku mupaka. Ngewe genda nkurikirana n'ibivugwa kuko sindahura nawe. Ntabwo yaba yarampaye amafaranga ngo mba nsagurya. Mega hari abo yashyize ku myako. Hari abo yahaye amafaranga kwere, ariko amafaranga arahari kuko n'abamukorera nibo abenshi bamukorera bategeka, bafite ubuyobozi bukomeye muri iyi si. Ntago bategeka iyi si, ahubwo bafite ubuyobozi bukomeye muri iyi si. Bamwe mu bavuga bikigiyana benshi baramukorera. Amafaranga arahari. Nk'uko uzi yuko nyine none se twatanye ikiganiro uvuga yuko hari n'umunsi ujya uvuga ngo nanga abarozi. N'imihango yabo yose. Uti n'imihango yabo yose. None iyo ko uzi ko nyine udakorera Imana akorera nde? Satani. None se ntago ibintu bano bantu bakoresha, yego bakoresha muri product z'Imana, ariko bivuye mu maboko ya Satani. Yewe aba batipe baza kwifashisha ibintu Imana yashyizeho bakayinjirira cyane, ariko iyi Mana nayo igera ubwo ifata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Bari kwinjirira bagakabya, bagashaka gufata ibintu bakabyitirira, bakabipirata byayo. Yego. Ugasanga Imana yigushirije imvura, Satani aprofite mu kavu yaje kwiciramo abantu. Yego. Birya ni Imana ibigushije imvura, ariko Satani akaza guprofitira mu kavuyo. Imana nayo igire gutya basi yongere yihagarareho nk'umuntu w'umugabo. Yego. Yivogerwa yivogerwa bene aka kageni. Yivogerwa mu rwego umuntu aza akicara akayivuga kandi atari makora ibintu byayo. Mana wera bikuvogera mu rwego bashaka kuvuga ko amafaranga utanga, umugisha utanga, Satani winjiriremo ashake kugukorera mu biro byawe. Yego. Mana wikwemera ko bakorera mu biro byawe kabisa. Mama Lionel, ntago nze kwamamaza ubwami bwa Satani kuri channel yiwawe. Ariko niwemera ko hari imbaraga z'Imana zibasha gukora ibyo abantu benshi badatekereza. Imbaraga z'Imana niba zihari, n'imbaraga za Satani zirahari. Yego zirahari, ahubwo nta guciye mu ijambo. Reka tubwire abantu badukurikira bamenye ahubwo kuzitandukanya. Kuko hari izimbaraga ari iz'Imana zikora bakazitiza Satani. Hari n'iza Satani zikora bakazitiza Imana. Ahubwo turasabira cyane abantu badukurikirana bahabwa amaso n'ubwenge bwo gutandukanya ibi bintu. Kuki Imana ikora bakabyitirira bakayita Satani? Kuki Satani ari gukora bakabyita Imana? Aha hantu niho rero ruzingiye. Biri gutuma abantu bakwiye kwicara bagacangura. Bacangura gute se nta wabibigishije? Kubibigisha hari abantu nabo bibiravuze ngo mu minsi y'imperuka amatwi abazaba barya. Yego. Undi arandika ngo bafite amatwi ntibumva. Yego. Undi arandika Paulo yandikira Timoteyo ngo bahora biga ariko ntibamenya. Yego. Ugatungurwa no kubona Imana idukoresheje nk'ibintu bikomeye. Yego. Bagatangira kwatebe ntabwo ari Imana, harimo n'abakozi ba Satani ibintu se Imana yabikora. Ugasanga ibintu by'Imana babyambuye ubushobozi, babonye ko idashoboye hashoboye Satani. Noneho n'ibyo Satani ikoze akavuga ati ibi ni Imana pe. Kuvangura rero ibi bintu bantu mudukurikiye, bantu mukiri mu mihanda ku mugani wa mikrofone, bantu mudukurikira muze mwicare mubanze mutekereze neza.
mu medit ndakwinginze come back umugani wa ya mikrofone hano mukiri mu muhanda ariko mana turagushimiye ko ya mikoro itakivuga hano mukiri mu mihanda mana warakoze gucecekesha iriya mikoro ntabwo icyubahiro covid urakata urumva abantu n'ibicare babanze bakore meditation bantu mukiri mu mihanda mwebwe se turabibutsa ko musigaje iminota 30 kuba mugeze mu rugo bantu mukiri abantu muri mu isoko ungana gutya covid kanyura imbura gihe nshaka kugorobereza hano bantu mukiri mu mihanda yesu warakoze mana nabundi ariko nuko tugize amahirwe ubushita bw'inkende bwawe bugiye kudusubiza abaganga utazaza no gufite aho ngaho yego uzi muri iki gihugu uzi mu Rwanda urwego tugezeho oya ntago nduzi tugeze mu rwego bavura kanseri iriya ritime yo mu Buhinde buriraga indege bajya mu Buhinde yego Kanombe bageze mu rwego rwo gukora nko mu Buhinde yego CHK yego bageze mu rwego bagira bya bikoresho bikureba no mu bwonko n'akantu kihishe mu nyama hagati yego ikigihugu kigeze mu rwego kireba abantu b'abaganga nk'abangaye bati mube mugiye kwiga muri iki gihugu mugende muzane bura bumenye basha muze mbereke cyewe nabonye u Rwanda se ruroroshye Rwanda rwabaze musaza wanjye mu bwonko afite stroke ibona yapfuye mu minsi ngaha kana kagahungu kareshya gutya kakasatura kagakuramo ibibazo kakadoda kagateranya bugacya ataha asa gukina none ngo bushita bw'inyanda bwo aboshita urarona bwongo bwari buje bufashe squat umva babukubise umuti wise bwuma burajoma burarongo satani araje kudusubiza mu rugo nende umutuna fata ku mwaka manuka ikuzima mama Mariyone nubwo bimeze bityo ariko ntago ndanyurwa ku kijyanye no kwicishwa bugufi no kwicisha bugufi no kwicisha bugufi kwicisha bugufi wambwiye ikintu bita gucishwa bugufi ntumvamo gake ntacyo wenda uzongera ugaruka urongera ubivuge ariko se Imana izabikurinde yego ariko ni wowe ubyiteye ugucishwa bugufi uba warashyize hejuru ugakabya ugacishwa bugufi hakaba n'igihe ucishwa bugufi biturutse ku mwako hari abantu bari hejuru yawe bagomba kugucisha bugufi yego kubera yuko nawe warushaka kubasanga kubera ko warugiye kubasatira yego babona waba depense agahita kumanura akagucisha bugufi no mu kuva ku badayimoni hari gucishwa bugufi biva ku badayimoni hari no gucishwa bugufi biva kuri wowe wari wizamuye gucishwa bugufi biva kuri wowe wari wizamuye ibyo ni Imana ibifasha mu muntu ukuriye ibyo ni Imana ibikora ukamanuka ugacishwa bugufi uko gucishwa bugufi bitewe n'Imana no gucishwa bugufi bitewe n'umuntu ibishaririye birura bitera n'umujinya ni ukubona umuntu agucisha bugufi ugacishwa bugufi akakwambura ijambo kandi waramwigishije hanyuma reka uzi kubona umuntu agusohora mu rusengero akakwambura titire urwo rusengero rwubatse mu kibanza witanze rwarubatswe n'abana bawe batarya korari igizwe n'abana bawe waravunitse abo bakristo ari wowe wababwirije ari wowe wababatije famiye zose iraho ibyo bintu byose rero wabyitanze umuntu agahubuka hakurya hano hepfo mu cyaha hafi akaza akakamanura akagucisha bugufi yitwaje titiri kuruta akagucisha bugufi birasimpamya ko biva ku Mana biva ku badayimoni gufata umuntu ukamupfobya ukamucisha bugufi mu rwego aburi ijambo mubo yabatije aburi ijambo mubo yasezeranije aburi ijambo mu bana be yazanye mu rusengero aburi ijambo mu bakazana aburi ijambo mu banyagice aburi ijambo mu bakirisitu abura ijambo mu kibanza yitanze aburi ijambo mu mabati yaguze agasakara urusengero yagurishije inka ze kuriya nugucishwa bugufi kuva ku bazimu biriya byana gutera n'ihungabana ukagendera hakaba no gucishwa bugufi kuva ku Mana aremye ijuru n'isi yabikoze umunsi umwe ifatane Nebukadinezari ramumanura iti we urashaka kwitirira ukikomanga no mu gituza nazo
kavuga ngo ngiye Babuloni ni ubakiye ari giye Uwiteka wayubatse muhita umanuka hepfo yo mu ishyamba hinduka igikoko bira no gucishwa bugufi bivuye ku Mana bira nta sereri bitera ni wowe ubwawe ubyikemurira. Okay. Ariko hari gucishwa bugufi ntubikemure kuko byakozwe n'umuntu. Imana izakurinda gucishwa bugufi n'umuntu izina rya Yesu. Yego. Hanyuma rero kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi rero nibyo umukristo wakijijwe neza. Nemvuga umukristo ntabwo mvuze umudiyakoni, umupasiteri, umuririmbyi. Umukristo niwe titira Imana ikeneye ubundi. Izo zindi nizo mupfundapfundekanya. Imana irashaka kubona muri abakristo. Kandi ari we wishize mu ijambo ryayo. Hanyuma ayo maderese nibyo by'ibindi mwirirwa mupfa mupfundekanya mubireke. Kwicisha bugufi rero. Bibiliya yavuze ngo uwicisha bugufi. Yego. Ingororano ze. Yego. N'ubukire. Hallelujah. Ni cyubahiro. Amen. Hallelujah. Ngize ingororano kwicisha bugufi. Donc icyo cyo abantu ntibakigwemo. Kumanuka ukabana n'aboroheje Yesu uyu mwuka niwo yagiraga kwicisha bugufi. Ukamusanga aho ngaho kwa Zakayo yinjiye yajyanye agakiza. Ukamusanga aho yagiye mu bukwe yicishije bugufi akabatuburira. Yesu gano umutubuzi wa hatari. Ureka abanyabugogo babyitirira. Umuntu utubura abantu bakanywa bati ko biryoshye kuruta ibya mbere. Umuntu ufata ifi akayitubura abagabo bakarya bagahaga bagatura umubi uzukuna abagabo bakiragiye bagira agapete. Umuntu utubura imigati kugeza ubwo imigati 5 kugeza ubwo bivunganyukira byuzura intanga. Uyu niwe mutubuzi ureka abanyabugogo babikora banyweye agatabi. Ariko akagira gutya akagenda afite ububasha bungana gutyo akicisha bugufi akajya mu bukwe agatubura iyo divayi yarangiza akicarira ntamere nkaho ari we akicisha bugufi agakiza abantu akanazura yarangiza akanababwira ati ntimubivuge. Kwicisha bugufi uzi kubona umuririmbyi uzi kwicisha bugufi yakwinjira bakoma mu mashyato make ndakwihereye Mana nayawe ibintu mbikesha Mana. Ari abantu bagiye babishobora ariko hakaba nyine ubwo niba abandi baticisha bugufi ashaka ko aguha umwanya ukamara iminota 10 umuvuga indi 10 kabi y'Imana akagabana n'Imana umwanya. Ariko nibyo none se saba hagarariye Imana ku isi. Naho nyine bihera bitangira bityo intangiro ruhara ari amasoso. Ubwo yari amasoso kugabana n'Imana. Iyo utangiye gufata guha Imana iminota 10 nawe iminota 10 bakuvuga iminota 10 Imana iminota 10 oya. Niba gushimira ariko bikuvuga. Makushimire bikuvugwa kuko nta n'igitabo urandikwamo turanapfa ngo tumenye ko iherezo ryawe ribaye ryiza tuzakuvuga neza wanapfuye. Ariko nyine abapasiteri turi babijigo by'Imana. Isoza ryawe ntiturizi na Hezekiya wakoze ibitangaza agahabwa n'imyaka 15 kubaho amarorerwa akoze nyuma. Reka tubanze turebe n'isoza ryanyu muretse kudukanga. Hanyuma rero kwicisha bugufi tubisanga kuri Yesu wari waranzwe n'umwuka n'amavuta n'imbaraga byo kwicisha bugufi cyane. Cyo kintu turanakimushimira nahabwa icyubahiro. Noneho arangije nawe abitegeka abantu mu kwicisha bugufi aravuga ati mwicishe bugufi. Umuntu ucisha bugufi agendana n'amavuta y'ingororano kandi ingororano z'umuntu ucisha bugufi n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Abantu se bakwicishije bugufi ko Imana ari iri hejuru nukora ibintu nukora ibyo bitangaza umere nkaho ni si wowe ni Yesu ukoreye muri wowe wishaka kubyitirira ngo bakome mu mashyi. Abantu bige kwicisha bugufi mutaracishwa bugufi. Yego. Ubusimbi sobanuye neza. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Abantu mwadukurikiye kuri icano Eva Mama Lionel. Imana ibaha umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibanezeze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth. Niba ugize icyifuzo cyangwa se igitekerezo wakwandika muri comment, ndetse niba iki kiganiro hari icyo wungutsemo cyoherereze wa muntu nawe uzi yuko agikeneye maze kibashe kumufasha tubashe kubaka mu bwami bwa Kristo ndetse n'umubiri wa Kristo by'umwihariko. Hanyuma niba utarakora subscribe itambika udakoze subscribe kuko aha niho hantu honyine uzasanga ivuga butumwa rigera kuri bose uve kuri babandi batwitirira.
abashyizemo n'akantu k'ubunyamakuru kenshi. Hanyuma rero reka mbashimire kandi mbifurize ineza y'Imana. Nshimira mama Lionel wakoze kuba twabanye mu kino kiganiro. Amen. Reka nshimire n'aba bantu biyemeje gukora subscribe, biyemeje kureba kino kiganiro nk'uko nabivuze ngitangira, bakaba bagisoje amahoro. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hanyuma twatangije n'isengesho, twakwifuza yuko umubyeyi mama Lionel yadusengera, ariko ataradusengera kansaba umuntu waba atarakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Muri minsi ndi kuvuga ngo burya agaciro ni amaraso, agaciro ni ubugingo, ndetse byaruta bikaruta ibindi byose. Ukaba ufite n'amavuta ya Kristo akuriho agutembamo, nawe ukaririmbana na ba bandi ati mavuta nembamo, reka imbaraga z'umwuka wera zimbemo, mavuta nembamo. Marene, wasenga Imana dusoza cyangwa se ducumbika? Urakoze nyakubahwa ku bw'aba bantu bafashe umwanzuro wo guca bugufi utarabacisha bugufi. Haleluya. Imbabazi zawe zibazeho abishyize hejuru, babarira ibyaha n'ibicumuro umuntu wese wateraniye aha. Turasabye ngo ubwiza bwawe bukomeze kumugota no kumurinda no kumurindana nabe. Ndatura umugisha ku muntu wese wabanye natwe. Imbabazi zawe n'imbaraga bimwameho iminsi yose. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen and amen. Amen. Shalom. Shalom.